muhaye ikaze nanone kuri Bwiza Live TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezeho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote uw'impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Wahana ute umugabo ukubabaza? Iki ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza. Abadamu bajya babimbaza, abakobwa barabimbaza. By'umwihariko abari mu rukundo. Hari igihe umuntu ajya mu rukundo n'umugabo aho kugira ngo amuhe ibihe byiza agahora amubabaza, ariko nanone uzabicunge neza ataba ari uko ukunda guhorana nawe ibihe byose. Nkunda kubigisha abakobwa abadamu ntabwo umugabo akeneye uko umwizirikaho mube uri kumwe nawe 5 kuri 5 mu telefone buri kanya, umwandikiye buri kanya message ndende nyinshi cyane. Oya, abagabo bararambirwa. Niyo mpamvu rero mu gihe cyose ukoze ibintu ugomba kubikora, ariko umugabo akanga akakunaniza, akakubabaza, akajya gukora ibintu rwose bitahwitse, akajya kubeshya, akaguca inyuma, wamukorera iki? Ni ngombwa yuko umenya ibi bintu kugira ngo umubane mu mateka arambye kandi amateka meza, amateka arimo kwiyubahisha. Rero igihe cyaricyo cyose kugira ngo umugabo akubahe nawe ugomba kwiyubahisha nyine. Umugabo ni nk'umwana, kumukunda ntiyumuha uburenganzira bwo gukora ibyo yishakiye, agomba kukubaha. Rero umugabo utakubashye n'ubundi birangira nabi. Iyo ushaka guhana rero umugabo numubwira ibiri ku mutima wawe, ntumuvugisha, ntabwo mwicara hasi ngo muganire. Iyo ushaka guhana umugabo ntabwo umutuka cyangwa uvugira mu matamatama cyangwa se umubwira amagambo menshi, ahubwo dore ukuntu wahana umugabo. Ikintu cya mbere wamuhanisha ni ugufata distance, ukigirayo. Yakwandikira ntumusubize, yaguhamagara ntumwitabe. Uko yaguhamagaye ukamwitaba cyangwa yakwandikira ugahita umusubiza, ntabwo ibyo yakoze abona yuko ari ikintu gihambaye. Iga rero kutagira icyo ukora, iga kutamusaba imbabazi kandi ari we wakosheje. Natagira conscience wiwe ngo agire umutima nama, umutima uhana, aba ari ugusaba imbabazi, mwihorere. Ni ugomba kugusaba imbabazi kubera yuko ni umugabo ugomba kugusaba imbabazi kuko yaguhemukiye. Niba atagusaba imbabazi ntabwo ari umugabo ugukwiye, rero nta n'impamvu yo kumutaho umwanya. Ikintu cya kabiri rero, ugomba kumwereka ko ibyo akora utabyemeye, utabyishimiye kandi utabyihanganira. Ntabwo ugomba kumwataka, ahubwo ugomba kwataka umubano nyine. Ukamubwira ati uyu mubano rwose ndabona utakindyoheye, umubano turi kumwe rwose ntabwo ukindyoheye. Azagira amatsiko yo kumenya impamvu umubano utakikuryoheye. Kandi iyo umubano utakikuryoheye n'ubundi nyine wigirayo nyine. Ntabwo umuvugisha uko mwavuganaga, ntumwandike uko wamwandikiraga, ntabwo umusubiza uko yakwandikiraga, uko wihutiraga kumuvugisha. Rero agomba kubona yuko umubano utakikuryoheye. Iyo rero abibona yuko umubano utakikuryoheye cyangwa hari ibintu bitameze neza, azakwandikira. Rero nakwandikira uzabanze nanone umwihorere, yibaze ibyabaye. Nazakubaza ati se habaye iki rero, nibwo uzamubwira uti rero na situation turi kumwe nawe hano ntabwo biri kumesha agaciro. Numva rwose nguwe nabi, ntabwo rwose numva uyu mubano ukindyoheye, ntabwo rwose nyumva rwose ndi muri uyu mubano. Rero niba ari uko nguko ubona ibyo nkubwiye, wowe uzi icyo wakora. Iyo ari umugabo rwose koko ugukunda kandi wumva ko mwagumana, amenya icyo gukora nyine. Umugabo azaguma kugagara ariko kugeza abonye ko uri umunyembaraga. Abasha kutabyumva, ariko igihe cyose azabyumva akabona ko uri umunyembaraga, azaza neza. Umugabo rero agomba kugira amagambo ahuye n'ibikorwa. Umugabo hava akagira, menya neza agomba kugira amagambo ahuye n'ibikorwa. Kugurira ko agukunda, agutesha agaciro. Kugurira ko agukunda, akajya akora ibintu bigutesha agaciro, cyangwa se akakubabaza, ugahana programu akayica, akaza nkaho nta cyabaye. Ibyo yagusezeraniye ntabikore, yagaruka akagaruka nkaho nta kintu cyabaye. Ibyo ngibyo no kugutesha agaciro, no kutakubaha. Rero mwereke yuko ibyo akora byose cyangwa ibyo gupropoza byose bidahagije, ugomba kwihesha icyubahiro.
ntabwo ugomba kwijijisha. Noneho rero ngo wenda niba muhuye wababaye warakaye utangire umuhobere, utangire mbese umwereke yuko rwose nta kibazo kandi ubwo mu mutima wawe harimo harabira. Oya, agomba kubona yuko rwose ibintu bitakiri byandi kandi ibintu bikomeye. Rero ibyo byose agukeneho byose biraharanirwa. Ntabwo agomba kuza guhobera nk'uko bisanzwe, agudukise n'uduki twose uko bisanzwe. Oya, agomba kubiharanira. Mwereka koko uri umugore cyangwa umukobwa utemera byose nk'abandi. Mwereka ko adafite kontrole kuri wowe. Umugabo utagukunda azahita yigendera kuko ibyo ntibizamufataho, ariko ugukunda azagira ibyo ahindura. Icya gatatu rero, ugomba kuba challenge mu buzima bwe. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba umugore umugoraho gatoya atabasha gukora ibyo yiboneye byose. Agomba kuba uri umugore abasha kurwanira koko kugira ngo akubone. Ni ngombwa rero ko wiga ko ibintu byose ugomba kubifata muri control yawe. Ntugomba kwanga uwo umugabo ngo umubwire nabi, ahubwo umubano murimo ni ugomba kumwereka ko utaryoshye. Ibintu byose nagupropoza umwereka ko ugira principe, ibyo akubwira byose kandi ugomba kuyigumaho. Uceceke kandi wigireyo. Ibi bintu nibyo ugomba kubihanisha umugabo. Ntabwo umugabo kumuhana ari kumubwira amagambo menshi, kubera ko abagabo ntibakunda amagambo. Guhana umugabo si ukumutukagura cyangwa ngo uvuge mu matamatama. Uhana umugabo kwa mbere ni uko uzaceceka. Kwa kuntu yakubonaga mwari mubanye ucecekeho gatoya. Nakwandikira umwihorere gatoya, naguhamagara umwihorere gatoya, nakwandikira kubaza uko byagenze umubwire neza ko umubano utakikuryoheye. Mubwire yuko rwose ukunda kwifataho bitaryoshye kandi rwose utabishyigikiye. Natagira icyo abikoraho uzaba uzi neza ko atari umugabo ugukwiye. Uzigirayo uzamwihorera, ariko koko niba ari umugabo ugukwiye kandi nawe abizi ko agukwiye kandi agukeneye mu buzima bwe, azagira ibyo ahindura. Rero mu ntangiriro z'umubano ni uko nguko mugomba kubigenza. Abakobwa n'abagore rero bagira ubwoba cyane, akavuga ati se mana nimvuga agahita ncika agahita agenda, kubera ko amarangamutima ari menshi. Ni hahandi iyo utabikoseye hakiri kare n'ubundi azagucika. Ni hahandi n'ubundi azashanga abandi bakobwa n'abandi bagore. Ni hahandi umugabo rwose buri afite ubwenge udashobora kwibaza. Umugabo igihe cyose abazi icyo ashaka, abazi n'icyo gukora. Rero kumugirira ubwoba ngo atagenda, n'ubundi niba ashaka kugenda ntabwo uzamutangira. Nta kintu wakora ngo utangire umugabo, yanagucika yanagucinya umuntu abireba. Rero ahubwo ihesha agaciro, abone neza ko atari umugore uwo ari we wese abasha gukora cyangwa kubwira ibyo yiboneye cyangwa se agomba gusuzugura ibyo yiboneye, aguha amasezerano atazubahiriza. Buriya kandi umugabo ni umunyamugabo, ni umugabo w'ijambo, uvuga ikintu azasubiraho. Cyangwa se kandi niba atanze promesse, atanze promise iyo ari yo yose, isezerano akaryubahiriza. Uzatinya umugabo utajya wubahiriza amasezerano. Umugabo utubahiriza agasezerano gatoya, buri yibaze rwose ari ikintu kiri n'ukuntu byagenda. Umuntu utubahiriza isezerano rinini ari nawe wabivuze, utanabimusabye utanabimubwiye, rero arimo kugutesha agaciro. Nyamara ibyo bintu aba yanga gukorera, hari n'abandi bagore n'abandi bakobwa yaba abikorera. Niyo mpamvu rero ugomba kurwanira icyubahiro cyawe. Ushobora gutakaza ibintu byose, ugatakaza n'uwo mugabo, ariko ugomba kuguhagarara ukarwanira icyubahiro cyawe, kuko nanagenda uzasigana icyubahiro cyawe, kandi nanagenda uzaba witeguye ko umwiza kumurenza. Narababwiye kenshi bakobwa abadamu, iyo umugabo avuye mu buzima bwawe haza abandi bamukubye inshuro ntazi umubare kandi beza kumurusha, babasha gutanga affection, babasha kwitanga bo ubwabo, bakaguha igihe, bakaguha impano. Abadamu bakobwa mukunda impano, bakaguha impano zirenze uko wowe ubitekereza. Rero mwe gukomeza kwipfusha ubusa, mwipfobya, mwitesha agaciro uko mwakunze abagabo runaka. Rero tuzanye kwirinda biruta kwivuza. Ese hari iki kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze? Rekera muri comments. Ni mushya kwica no kura like, no subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibibyigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kwara namwe, kwa Rafael w'impuhwe, nawo butaha muri video ikurikira. Bye bye.